ariko abantu mukunda byacitse koko, ariko mugakunda n'ibinyoma. Ubonye umuntu azababwiye ngo Sikove bamufunze Sikove bamufunze hehe? Rero nasanze mudakunda ukuri ahubwo mukunda bababeshya. Niyo mpamvu bagiye kuzajya baza bakabacanga mugacanganyikirwa, mukabura uvuga ukuri n'uvuga ibinyoma. Gutuma umuntu azakubwira ngo Sikove bamufunze kandi uzine ubona fone yiwe iriho ari kuvuga, ari gukoresha inama, mwarangiza ngo bamufunze. Muraje mwiyumve mumbwire ko uri muri gereza bamuha fone agateranya n'abantu ku mbuga nkoranyambaga akabaganiriza. Iyumvire barifunge kandi tukohereza abana bagiye kwiga computer science cyane kabohereza wakwibaza ngo ufungura ishuri iyo agiye gufunga Wisdom agenda abona yagera ku rw'inkwavu ryigisha science computer science ritagira umuriro, ibikoresho byatanzwe na REB niba ari indi ubijyana bicumbitse ku kagari ka Rwinkwavu, yahagera akabimumye agapfa n'amatwi. iyo hageze akabona icyapa cyanditseho Mineduc na Repubulika y'u Rwanda arakomeza ahita avuga ati ryujuje ibisabwa. nanze igitekerezo cyanjye rero ngewe uko mbyumva nuko aya mashuri bareka agakora, natujuje ibyangombwa bakareba ibyangombwa biri kubura bakabikora, ariko aya mashuri ya private agakora kugira ngo byorohereze aya leta kuba yagabanya ubucucike bw'abana bari mu ishuri, bityo habeho gufashanya leta na private, habeho gufashanya bitugabanyirize umubare mwinshi w'abana bari mu mashuri ya leta. Ibintu byose no gufashanya kandi byose byatugira umumaro. Navuga byinshi cyangwa nkaba nakizimba mu magambo, ariko rwose gufunga amashuri ibintu bya bikwiye gucika cyangwa se bikagabanyuka, hakabaho kubahiriza ibyo amategeko adusaba, ariko nibibuze n'abana bacu cyangwa se nibibuze na ya mashuri n'aba bantu bikorera kuba bakora akazi kabo kajyanye n'ayo mashuri, nibibuze abana kuba bakiga. Ubusungu abana nibasubira ku ishuri bazajya kwiga mu yayo mashuri n'isa nikomeza kuyafunga. Igitekerezo dutanze nk'abaturanyi nuko aya mashuri yakagombye kuba atafungwa, ahubwo ibibura bikongerwamo amashuri agakomeza, bityo tukubaka igihugu cyacu ndetse n'abana bacu bakabona uburere bwiza. Nanze igitekerezo cyanjye rero ngewe uko mbyumva nuko aya mashuri bareka agakora, natujuje ibyangombwa bakareba ibyangombwa biri kubura bakabikora, ariko aya mashuri ya private agakora kugira ngo byorohereze aya leta kuba yagabanya ubucucike bw'abana bari mu ishuri, bityo habeho gufashanya leta na private, habeho gufashanya bitugabanyirize umubare mwinshi w'abana bari mu mashuri ya leta. Ibintu byose no gufashanya kandi byose byatugira umumaro. Murakoze. Navuga byinshi cyangwa nkaba nakizimba mu magambo, ariko rwose gufunga amashuri ibintu bya bikwiye gucika cyangwa se bikagabanyuka, hakabaho kubahiriza ibyo amategeko adusaba, ariko nibibuze n'abana bacu cyangwa se nibibuze na ya mashuri n'aba bantu bikorera kuba bakora akazi kabo kajyanye n'ayo mashuri, nibibuze abana kuba bakiga. Ubusungu abana nibasubira ku ishuri bazajya kwiga mu yayo mashuri n'isa nikomeza kuyafunga. Igitekerezo dutanze nk'abaturanyi nuko aya mashuri yakagombye kuba atafungwa, ahubwo ibibura bikongerwamo amashuri agakomeza, bityo tukubaka igihugu cyacu ndetse n'abana bacu bakabona uburere bwiza. Bagahitamo guhita bagana prive. Urumva ko baramutse bavuze ngo amashuri yose bayafunge, ikintu cyabaho habaho ubucucike bwinshi mu ishuri, mwahita mugira ingwiza murongo nyinshi zituma abana badafata n'aya masomo bajyaga bahabwa. Niba mu cyumba cy'ishuri higamwo abana nka 50, urambwira ko prive baramutse bazifunze mu cyo cyumba cy'ishuri cyakongera kujyamwo abana 50 cyangwa kubera ko iyo by'amashuri yigenga muzi impamvu Nursery school kiri
ukurikije atarigeze ahabwa ibyangombwa byo kuba yakora. Njye naje kwibaza cya gihe twaribazaga koko aba ba rwiyemezamirimo bangana batyo umubare ungana gutyo si mukeya, kandi aya mashuri dore arahenda uko niba ari nka 50 habuzemo n'10 koko bashaka guteza imbere. Ako yose ntabwo bafunze amashuri yose na sare zose ntabwo bazifunze kuko hari Nyarugenge yitwa Minisapasu ntayirimo hano kandi ibitabo bifite byose n'abarimu barahema. Yewe icyo nshaka kumenya abarimu bigisha muri aya mashuri bize uburezi buje bya bindi bireba, akenshi usanga bataranabwiza babyujuje se bataheza uretse samu ugenda buhoro. Icya kabiri, aya mashuri afite ubwiherero nibura busa n'ubwa leta, afite ibyumba bingana n'ibya leta, ubucucike mu mashuri buri kuri level nk'iya leta. Igihe cyose leta ibyo yananiwe gukora ishaka ko umucuruzi ari bubikora, uburezi buzakomeza kuduhenda. Kubera ko iyo yabyo amashuri yigenga muzi impamvu umwana kugihembera bamwishyuzaho miliyoni, ntabwo bamugaburira. Hari n'abatarya bariya abana bataha utuntu babaha batubara ukwatwo, minivare bakayita miliyoni ihagaze. Kuvuga ngo uyu mwana bavuga ko umwana akwiye gukina ku ishuri, bubaka ibikinisho, bakavuga ati abana b'incuke hari amasaha agera bakaryama bakabashakira aho baryama. Iyo ni ibyigenga. Bagakora twa tuntu bakavuga ati niba yigisha siyanse n'ibiki agomba kuba afite laboratwari. Iryo ni iryigenga. Umushoramari w'akabibari igiciro agasanga umwana agomba kwishyura miliyoni. Noneho leta ikaba ifite ishuri rw'inkwavu ryigisha computer science ritagira umuriro. ariko iryo ni igenamigambi ribi uretse gato. Kandi aha rero niho tugiye gusuzumira, nubwo hari nesa, uyu mugabo wa nesa muzi ko yatubanye neza. Uyu mugabo wa nesa yamenye ngo ikibazo abantu bafite mu isi ni amagambo. Nta muntu wazagirana ibibazo kuko nta magambo agira. Mwabaza mutabaza ntacyo asubiza. Ariko ubu ndabaza, hajya undi bagize ntuza wa Minedike ninde bahaye akazi? Minisitiri oya inde abantu bashyizeho umuvugizi mu ndebere. Katatu umuvugizi wa Minedike ndamenya ari inde none hora nawo bazi izina tumwita ariko ndanga kurivuga none abantu mama afenye akazina bamwita ni akabyiniriro. niyo mpamvu Sikovia yanze kukavuga kubw'izo mpamvu agize ibanga. ariko Sikovia ari kubaza ati nubwo mu mwavuze ngo baramufunze bagize ubuhe, ariko ntago bamufunze, arahari, ari rwose ari hanze, ntago ari muri gereza, ari no kubariza abantu bafite amashuri ya prive bafungiye amashuri, bafunze amashuri menshi ya private. ari kubaza impamvu bayafunze, ari kubaza ati se koko baba abo bantu bafungiye amashuri ari uko atujuje ibisabwa kuruta uko aya leta yo hari ibyo biba biri kubura ariko akomeza agakora. Barebye ibintu byose barabicekinga basanga ntago ayo mashuri abyujuje. Ese koko ibundi mwebwe muri kubikurikira cyangwa muri kubyumva aha havamo ikihe gisubizo? Twa dusanga dufite ikibazo cy'uko mu mashuri harimo ubucucike bwinshi cyane. hari nubwo ujya gutangiza umwana ishuri ugasanga imyanya yose barayokipye, bikangombwa ko ayo mashuri ya leta adutabara. Utabonye umwanya muri munuza muri munuza mu ishuri rya leta akaribona muri prive, aya prive yadutabaraga mu buryo bwose bugaragara. kuko bavuze ngo bagiye gukuraho amashuri ya prive, ndibaza abantu mwese mufite abana muvuze ngo mugiye kuyajyana mu mashuri, mugiye kujya abana banyu bajyana mu mashuri ya leta, naga abana babona ibyumba by'amashuri. Twemere rero ko aya mashuri ya prive hari icyo adufasha. Icyambere, hari abashomeri bamwe na bamwe yahaye akazi. Urumva, hari abashomeri yahaye akazi kandi n'ubundi abantu bayakoramo baba barize education. Hari abana bagiye babona imyanya yo kwigiramo batari kuyibona.
bagiye naho wenda bari kujya bagasanga hari ubarenga. Bityo rero biramutse bibayeho hakabaho gufunga amashuri koko nesa ikayafunga burundu, ari amashuri yafunze, byatugiraho konsekansi, byatugiraho ingaruka, kandi izo ngaruka nta kintu zadufasha. Ni ingaruka ubwo ziba ziri negative or positive, ariko izabaho ni negative bitewe nuko abana n'ubundi dusanzwe dufite mu byumba by'amashuri bya leta ni benshi kuruta abari prive. Impamvu rero abana bo mu byumba by'amashuri bya leta baba benshi, urumva ni ubuntu, bigira ubuntu, ntabwo bigira amafaranga. Ariko se urambwira ko umwana niba harimo abaturushaga ubushobozi bigiraga mu mashuri ya prive, bishatse kuvuga ko byatumaga abana b'abakene batabona bwa bushobozi, babona byibura aho binyagamburira, babona umwanya, babona iyo ntebe, bicara batabyigana. None murifashe mufunze amashuri ari prive. Ese ni ikihe gishya cyangwa se ni iyihe ngaruka nziza bizatuzanira mwebwe ko mubibona? Kurambirwa ibyo tugiye kuvuga. Murakoze cyane rero mwe mwese mudukurikiye. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Inyansi, niwe ukoresha imbuga nkoranyambaga za Mama Urwa Gasabo. Ni uwo mugabo wakoresheje hano Twitter ya Mama Urwa Gasabo nyine. Yewe ndi Scovia Mutesi urimo kumfasha. Mbere na mbere ndisegura ku barimo kumva ijwi ryanjye risa nkaho ritoroheye abaryumva kubera harimo gusarara n'ibindi kubera inkorora ndwaye, ariko ndagerageza kugira ngo tuze kumvikana. Nkuko mwabonye rero twatangiye kuva kare tubibamenyesha, ni hari ibyo abantu bibaza, abandi bakavuga bati ese bigenda bite. Ariko mbere na mbere yuko abaspeaker wenda banaza, namwe mwese mudukurikiye, hashize iminsi turi mu minsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Rimwe na rimwe haza impaka zivuga ngo ni igitsina gore, abandi bati ni abafeministi babije ibintu. Ariko mbere yuko wenda dutangira byose, turaza gusa nkaho twibaza twese ngo feminist ni iki? Feminist ni iki? Mwebwe mwari muzi icyo ari cyo? Ubu nange tuvugana ntago nari mbizi, ariko tugiye kubyumva, tujyane akantu ku kandi twumve feminist icyo bishatse kuvuga. Ihohoterwa rikorerwa abantu ntago mwari muzi ngo ni igitsina gore ni igitsina gabo, ariko mugiye kubisobanukirwa. Narabwiye ngo nimujya mukora subscribe share na comment muzajya mwumva inyigisho zica kuri iyi channel. Reka nanjye mbanze mbasuhuze. Nkuko bisanzwe rero ni Josiane Official, twari tumaze iminsi tutabonana ariko turabonanye. Amahoro y'Imana ari muri mwe, kandi mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nshobora kuba ngize uwo nanga akaba atarabibwirwa n'abandi cyangwa no wakunda, ariko mwumve ngo iyi message bagireho, ndabemera ndabakunda. Mukore subscribe share na comment, dukomeze tujyane twumvire ijambo ngo feminist ni iki. Tureka abantu bari kumyomyagura babeshya ngo Scovia ngarafunze, Scovia ari mu munyururu, batigize babona ari mu munyururu. Mujye mureka kubeshya. Mu kandi kanya ngo yafunguwe. None se koko kuki abantu bazanira inkuru bashyuhije mukabyemera? Uraje wumve icyo Scovia adukoreye kijyanye no kugira ngo dusobanukirwe. None twarangiza tukabona kuza gukora kuzindi ngingo. Ndatekereza ko nta udafite amatsiko yo kwibaza ngo feminist ni iki. Abantu benshi babijyaho impaka, nubwo wenda hashobora kuba hari benshi babizi, ariko izi mpaka zikomeje kuba nyinshi mu bantu. Tubonereho gushimira abaspeaker bacu bemeye kuboneka muri uyu mwanya, yaba Clementine Nyirarukundo. Clementine uratwumva? Clementine atwumva ariko ntagarazaho, hariho uwa Maria na ni imirimbanyi y'uburinganire. Turi kumwe na Olivia wa Maria feminist ngo wigenga, akaba n'umukonsulta. Olivia wiriwe, uranatwumva? Wiriwe neza Scovia, ndakumva 100%. Ngerageje gusaba ijambo independent. Wabivuze neza.
urakoze cyane turi kumwe na Gloria Musekeweya. Madamu Gloria wiriwe nawe? Mwiriwe neza Scovia. Ubu burenganzira rero udefanda ariko nta nuko ya muntu buriho Ahubwo n'ubwa Yes, n'uburenganzira bwa muntu. numva ngo nk'ubwa muntu buriho. None se hari uburenganzira bw'ibisimba yaje kuvuga Scovia nawe hari ibintu abuze bikansetsa ngo n'ubwa muntu buriho. Niba ari uburenganzira bushingiye mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abantu runaka yaba abagore cyangwa abagabo, ni ukuvuga ngo bivuga ngo n'ubwa muntu, ko n'ubundi abantu ari kuburana cyangwa se ari kuvuganira ntabwo ari ibisimba ni abantu. Sinzi impamvu abajije kiriya kibazo, reka numve ukuntu amusubiza yumvire. yego Human Rights Defender. Ubwo rero ubwo n'abandi badukurikiye namwe tubahaye ikaze. Mbere na mbere yuko wenda kamanze mere kuri Olivia we unafite title yuko ari umufeminist. Abantu ubwo nakoraga poster y'iyi space abantu bavuze batubundi feminist ni iki? Mu by'ukuri feminist yateje impaka aho abantu bavuga ko feminist bamwe bayifata nk'abagore bagumutse, abandi bati ni abagore baharanira uburenganzira bw'abandi, abandi bati ni ibyigenge. Turagira ngo udufashe wowe nk'umufeminist, wowe uri iki kugira ngo abantu bamenye icyo uri cyo, noneho tumenye ko n'abandi bameze abafeminist ari nkawe, cyangwa niba hari undi uri batwumva tubwira ati suko abafeminist tumeze dutyo. Ndagira ngo space irangiye nibura tumenye feminist ni iki. Kandi nsaba abadukurikiye niyo mutakumvikana ku ngingo uko feminist icyo ari cyo, turatanga ibitekerezo mu bwubahane, twubaha igitekerezo cya mugenzi wacu, ariko dushobora kujya impaka ku cyo avuze, sina ngombwa ko twemeranya. Urakoze. Yego Scovia, urakoze cyane. Mbere na mbere nagira ngo nshimire umuryango Fada wakoze kino gikorwa cyiza cyo gutegura iki kiganiro. Mu by'ukuri hari ibiganiro byinshi bimaze iminsi bitangwa bihita ku mbuga nkoranyambaga biganira ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko by'umwihariko feminism. Urambajije rero uti ese wowe ubyumva ute? Ngira ngo mu by'ukuri kugira ngo umuntu yumve ijambo ni na byiza kugira ngo turisesengure tujye mu mizi y'iryo jambo, aho ryaturutse mbese n'icyo rivuga. Ikindi kandi tunasesengure uburyo amagambo agenda ahinduka bitewe n'igihe turimo. Mu by'ukuri rero ijambo feminism ni ijambo ry'icyongereza, ariko turabizi ko ururimi rwacu rw'ikinyarwanda hari amagambo menshi twatiye mu zindi ndimi. Ibyo rero ntabwo kuki mutira amagambo mu zindi ndimi kandi muri abanyarwanda muyatira gute? Kuki muyatira mwajya muvuga amagambo yo mu rurimi rw'iwanyu? Naryo iyo ni ikosa ryanyu. Ubwo iryo kosa turaryangiriza abande, turaryangiriza Nesa iri kugenda ifunga amashuri amwe n'amwe kugira ngo ikibazo cy'uburezi gikomeze kuba ikibazo. Niyo muri gutira amagambo mukatira mu cyongereza, mukatira abakongomani, mukatira abarundi, bishatse kuvuga ko ikinyarwanda gikenye. Noneho rero munduhe igisubizo nuko mwafunga ari amashuri Nesa iri kumeza igenda ifunga, unaya leta ngo arigenga ngo aribyo atujuje, kandi hari ibyo amashuri ya leta nayo atujuje. Nimudusobanurire impamvu mutira cyangwa icyo mugiye kudukorera kuri ibi byo gutira. Reka twumve. Ikibazo gusa icyo iryo jambo bishatse kuvuga nabyita ni nka movement cyangwa se uburyo abantu baharanira uburenganzira cyane cyane bw'igitsina gore. Ubwo turavuga baba abagore, abakobwa mu byiciro bitandukanye. Mu by'ukuri rero iryo jambo ryatangiwe mu 1837 mu Bufaransa, nibwo bwa mbere iryo jambo ryavuzwe. Ariko ubu tuvuga iryo jambo rikaba ryaragiye rigafata iyindi ntera, rigafata ubundi busobanuro, kuko uko ibibazo by'abagore n'abakobwa bihinduka cyangwa se bigaragara, ntabwo ibibazo abagore bo mu Rwanda cyangwa abakobwa bo mu Rwanda bafite bishobora kuba hari uburyo bitandukanye nabo mu bindi bihugu. Ni nayo mpamvu rero iryo jambo feminism tugenda tukarishyira muri context y'igihugu turimo, ndetse naho uburenganzira bw'ikiremwamuntu bugeze.
mu by'umwihariko rero njyewe impamvu niyita umufeminist ni uko ndi umuntu wiyemeje guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane umugore n'umukobwa. ngira ngo uko umufeminist ari hari icyambere no kuba wemera ko uburinganire hagati y'abagabo n'abagore buhari. ntabwo uburinganire bugomba gutangwa n'itegeko gusa, mu by'ukuri twese tuvuka dufite uburenganzira bungana, yaba igitsina gabo cyangwa igitsina gore. rero umufeminist uretse kuba byonyine abyemera ariko anaharanira n'impinduka muri sosiyete cyangwa se mu bandi. izo mpinduka rero zitangirira he? zitangira kuri wowe ku giti cyawe, mu buryo ubona sosiyete ukura ukavuga utese kubera iki ibyiciro bimwe na bimwe bitezwa imbere ariko ibindi bigasa nkaho bisubira inyuma. ni gute rero twakora ubuvugizi cyangwa se twagira impinduka tugira muri twebwe ariko iyo mpinduka ikabasha no kugera ku bandi? kuko ngewe nemera ko ntawe ushobora guhindura sosiyete, imyumvire ya sosiyete atabanje ubwemera ubwe ku giti cye kwemera ko izo mpinduka mu by'ukuri ziriho ndetse akanazihanira mu buzima bwe bwa buri munsi. rero abafeminist mu by'ukuri turebye muri context yo mu Rwanda, uburyo feminism yagiye ihinduka hari ibyiciro bitandukanye. turabizi ko nko mu 2003 aribwo hashyizweho itegeko nshinga ariko rigaragaza cyane cyane uruhare rw'umugore mu ifatwa ry'ibyemezo cyangwa se icyo twita 30% quota. ubwo nibwo bwa mbere mu by'ukuri byagiye mu mategeko, itegeko nshinga kugira ngo rinabimburire andi mategeko yose azashyirwaho kugira ngo iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rizajye rikomeza rigaragara mu mategeko yose. ni nayo mpamvu rero context ya feminism igenda ihinduka. mu 2003 twavugaga uburenganzira bw'umukobwa mu ishuri, uburenganzira bw'umwana w'umukobwa mu kwiga kugira ngo aminuze, ariko uyu munsi hari byinshi byagiye bikorwa kugira ngo mu by'ukuri izo mpinduka zibeho. rero hari abajya bibaza batese ko dufite gender equality tukagira na feminism bitandukaniye. ni byiza nabyo ko umuntu abivuga. mu by'ukuri feminism niyo navuga ko yabyaye gender equality, kuko feminism niyo yatangiye iharanira ubwo buringanire n'ubwuzuzanye, ariko bigeze muri gahunda za leta, muri gahunda z'amategeko, nibwo hagiye hagaragaraho iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kugira ngo mu by'ukuri rigaragare mu buryo bufatika, yaba ari mu mibare, yaba ari mu buryo dukora ubukangurambaga mu bagabo abagore kugira ngo bahindure imyumvire yabo, bumve ko ubwo buringanire n'ubwuzuzanye atari ibintu byo mu mategeko ahubwo ari ibintu tugomba kubaho bya buri munsi. rero mu magambo makeya ndumva aricyo navuga nita umufeminist, kandi ngira ngo ndabizi ko hari intambara nyinshi zigaragara hariya. mu by'ukuri tujye twenemera ko iyo tuganira ku mbuga nkoranyambaga hari igihe dushyiramo ibyiyumviro byacu, santima zacu, ku buryo hari igihe tugira tukavuga ngo byabaye intambara hagati y'abagore n'abagabo, ariko mu by'ukuri feminism si intambara, ntabwo ari gusumbanya bamwe n'abandi, ahubwo ni ukugira ngo tubashe kurwanya igitera iryo ihohotera cyangwa se ubwo busumbane hagati y'abagore n'abagabo. murakoze. niba mwumvise neza uravuga ko feminist ni umuntu wese uharanira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. yes. cyangwa nk'umukina kandi akanabishyira mu bikorwa, kandi akagira n'ibikorwa akora mu buzima bwe no muri sosiyete byo kugira ngo habeho izo mpinduka. ubwo se buri munyarwanda wese ko iryo ari itegeko riri mu mategeko yacu y'u Rwanda, kandi kubaha itegeko bikaba atari amahitamo, ubwo twese ntituri abafeminist? icyo ni ikibazo cyiza cyane. ngira ngo twese tubitegetswe. ngira ngo hari umudamu wo muri Nigeria witwa Chimamanda yaravuze ngo we should all be feminist. icyo yarashatse kuvuga ni uko mu by'ukuri niba wumva ko uburinganire
cyangwa se n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo atari ibintu twagakwiye kwigishwa cyangwa se twagakwiye gutara ahandi. Mu by'ukuri igikurikiyeho ni uko twanagakwiye kubishyira mu bikorwa. ngira ngo rero twese ntabwo ari uko turi impirimbanyi. Iyo umuntu avuze impirimbanyi ni umu activist, ni ukuvuga ni wa wundi ugira ibikorwa akora byo kugira ngo impinduka zibe, yaba ari muri organisation akoramo, yaba ari abakora mu itangazamakuru, yaba influencers. Turi mu bwoko butandukanye mu by'ukuri. ngira ngo rero mu by'ukuri twese uwemera ko ubwo burenganzira bwagakwiye guharanirwa yagakwita umufeminist, ahubwo akanafasha izo mpinduka kugira ngo zigerweho kuri benshi. ewe kamvuge ngo mbyemeye ntyo, ababyumvise nk'uko mbyumvise muze kugira ibibazo mubaza. Madamu Gloriosa, niba hari icyo ushaka kuvuga ku kijyanye na feminist, niba hari icyo uzi, kuko Madamu Gloriosa waravuga ko ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, ukaba impirimbanyi we ntabwo uri impirimbanyi ariko njye ndi human rights defender, ndi umuloya by professional, ariko byose n'ubundi bizamo, kuko niba uri human rights defender n'ubundi n'uburenganzira bw'abantu bose burimo n'ubw'abagore umuntu aba abuharanira. dufashe amategeko twumvisha. Urumva niba itegeko mu Rwanda ryemera ko ihame ry'uburinganire ryubahirizwa ku bagabo n'abagore, abana b'abakobwa bacu n'abahungu bacu, Scovia nkayobora space ngiyi na musaza wanjye ayoboye indi hirya, nkajya ku kazi nawe akajyayo. Dukwiye kuba umufeminist bikwiye kuba nk'ishyirahamwe, cyangwa buri wese ni umufeminist, cyangwa se buri wese ni umuntu wo kubahiriza uburenganzira bw'undi. Murakoze. Nanjye banze rwose nshimire Fada yateguye ino platform kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo yo guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane ko rizi ku gihe nyuma gatoya y'ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina twasoje ejo bundi ku itariki 10 ku munsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu. Namwe Scovia mbashimire, ariko wenda icyo nabivugaho nuko nk'uko yaramaze kubivuga, uburenganzira kuba abanyarwanda bagomba kugira uburenganzira bungana ni uburenganzira bwabo, biri mu itegeko nshinga. Murabizi ko itegeko nshinga ni ryo tegeko rikuru. Urebye mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda bavugamo amahame remezo igihugu cyacu cyiyemeje kugenderaho. Muri ayo mahame rero harimo uburenganzira bungana, ko abanyarwanda bose bagomba kugira uburenganzira bungana. Ibyo ngibyo rero ngira ngo mwiyumviye bavandimwe, nk'uko muri kubyumva, abanyarwanda bagomba kugira uburenganzira bungana bitewe n'uko bose ari abanyarwanda, bakaba kandi bahuriye ku gihugu kimwe, umuco umwe, ibintu byose bagomba kubingana. Niba ari uburenganzira bwa muntu, nta n'umwe udakwiye kubwubahiriza, nta n'umwe udakwiye kuba umufeminism, kuko dusanze ko bose bagomba kurwanya ihohoterwa rikorerwa rishingiye ku gitsina. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina buri wese agomba kugira kurirwanya aho ari hose, yivuye inyuma n'imizi n'imigando, kuko nta n'umwe bitareba. Kuko ushobora kwanga kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, wenda ubonye hari umwana uri kwangiriza wenda uwawe cyangwa se uwahandi, ukanga no kuba wamuvugira, nawe uwawe ejo bakazamwagiriza. Gutyo bisaba ko buri wese abera amaso undi kugira ngo habeho kubaka u Rwanda rwatubyaye kandi tukagubaka neza. Scovia rero nk'uko bakomeje kubivuga ngo ari muri gereza, ngo yafunguwe. Iyi ni conference nashatse kubagezaho iwe yayoboye ari hanze, nshaka kumyomoza ababeshye ko ari muri gereza. Muraje mwumve n'ikindi kiganiro yakoze yibereye hanze rwose, ku bantu bari kubeshya ngo yafunzwe. Niba babuze ibyo bavuga, bategure topic bagomba kuvugaho rwose. Ndabizi neza ko uyu mugore iyo yakoze ibiganiro yihera abantu topic bagomba kuvugaho, ntago bari bigize babura icyo bavuga, ahubwo nuko bashatse kumwifuriza ibintu bibi byo kujya muri gereza. Naho Scovia ntago yafunzwe. Scovia rwose arahari, umunyamakuru wanyu mukunda umanezeza ubagwa ku nzoka, ntago yafunzwe.
bityo rero Sikoviya yavuze ku bijyanye n'uko bari gufunga amashuri. Sikoviya aragira ati ese ko bari gufunga amashuri none ayo mashuri ya leta bafunze arusha ayo mashuri ya prive bafunze arusha aya leta kuba atujuje ibisabwa? Turaje twumve uko bimeze.